Hello muraho neza, this is JB Forex Online. Uyu munsi urumva tugenda tubakururira amakuru agiye atandukanye, ariko wenda ku bantu bakurikirana amakuru y'ibijyanye n'ubukungu bari kugenda babona mu nkuru zigiye zitandukanye cyangwa kuri social media bavuga ukuntu Elon Musk yamaze gukubitwa inshuro cyangwa se atariwe mukire wa mbere ku isi ubu ngubu nk'uko twari tumaze iminsi tubimenyereye, aho yamaze gusimburwa n'uwitwa Larry Ellison. Uyu Larry Ellison akaba ari we muntu washinze ikigo bita Oracle. Akaba ari ikigo bigaragara ko yashinze mu 1977. So rero ntekereza ko ari ibyo bintu nshaka ko twinjiramo ho gakeya kugira ngo musobanukirwe ese iyi si y'ubukungu muri iyi si y'ikoranabuhanga, update nk'izo ngizo muzimenye, sibyo? So rero icyo kigo nk'uko mbabwiye cyashinzwe mu 1977, ariko kikaba kizwiho cyane ku bijyanye no kurinda amakuru cyangwa se ibijyanye na database, kubera ko mu bicuruzwa by'ingenzi iki kigo cyitwa Oracle ari nacyo cya Larry Ellison abereye CEO, akaba ari nacyo cyamuzamuye kuri urwo rwego rwo kuba ngo bashobora kuba ari kubarwa nk'aho ari we mukire wa mbere ku isi. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo muri product ubundi Oracle icuruza iz'ingenzi ni icyo bita Oracle database, ni ububiko, akaba yitwa Cloud Infrastructure OC, nayo ni ibijyanye nabyo ni ububiko kuko ni iri experienced mu bijyanye na database. Serivisi ya gatatu ni iyi Oracle ikora n'ibijyanye n'ama software y'ubucuruzi, ikaba iri na experienced mu bijyanye na systeme za coding. Izi ngizi zikoreshwa cyane n'abantu bari gukodinga imbuga zo kuri internet nka Java. So nibyo urebye ibyo nizo product ntabwo uzakumva ngo uyu Larry Ellison cyangwa se iyi Oracle ngo ikora ibijyanye n'imodoka nko wumva Elon Musk akora ama Tesla, cyangwa wumve ngo akora ubucuruzi bwo kuri internet nk'abandi bakire ba mbere ku isi. Oya, we ikintu cya mbere ashyizeho imbaraga cyangwa se ikimugejeje kuri uru rwego rwose ni izo product zigera muri enye nizo Oracle yashyizemo imbaraga cyane. Rero bitewe n'isi tugezemo aho ibintu byinshi biri gushingirwa kuri AI, banakeneye ububiko bunini, ugasanga abantu benshi bari kugenda bakenera amaseriveri ya Oracle, aribyo biri kwizamurira imigabane cyane. Umva aka kantu, ese waba warigeze byibuze utekereza inshuro imwe ko bakoresha telefone na internet yawe ibintu bigira akamaro ku buzima bwawe? Byibuze bigerageze nonaha usure website ya jbforexonline.com. Nizere ko meze neza cyane. Mwe mutunze telefone n'ama laptop, mbazanye ubutumwa bwiza bubafasha mu kuba byabaha umusaruro. Uti bimeze bite rero? Nkuko mubibona rero muri laptop yanjye ndi gukora ibijyanye na online forex trading. Ikiza kibi rero ushobora kubikora bibereye mu kazi cyangwa ugahitamo kubikora byonyine ubundi ukibonera amafaranga. Abenshi barabyibaza batse byakunda, birakunda neza cyane. Hari ikintu ngiye kugusaba kubera yuko kugira ngo ukore ibi bintu bya online forex trading ni ukuba ubifiteho ubumenyi. Kubigiraho ubumenyi bituma ubikora neza cyane. Muzaniye website iza gutuma ubona amakuru yose, ukabigiraho ubumenyi bikagufasha kubikora neza. Uti website ni iherejwe ni gbforexonline.com 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 www.gbforexonline.com Forex Online gbforexonline.com gbforexonline. So rero tudatinze ubundi mu gutangira twabanza tukabasobanurira ngo Larry Ellison ni muntu ki. Larry Ellison ubundi ni umwe mu bantu bashinze Oracle muri iriya myaka twavuze kera. Bivuze ngo nabyo hari isomo biduha mu 1977 nibwo iyi Oracle yashinzwe. So bivuze ngo kuva icyo gihe cyose yaragishakisha, yaratagera ku rwego rwo kuba kuri
urutonde rw'abakire ba mbere ku isi ari we uruyoboye. Akaba ari umugabo w'umuyobozi ukunda gufata ibyemezo bikomeye cyane, kuko guhera icyo gihe yahoze ari muri board ya Oracle. Ibintu byo guhangana n'ibintu byiwe nyine mu rwego rwo kuzamura ubukungu bw'ikigo yari ayoboye. Rero ibintu cyangwa se ibiri kumugira umukire wa mbere ku isi, ubundi ibigo nka biriya biba bifite icyo bita amashares cyangwa se imigabane hanze. Rero ikintu yakoze we, yinvestinze mu kigo cyiwe imigabane myinshi yo muri Oracle, niwe uyifitiye. Rero iyo stock y'iyo company iyo izamutse, n'ubutunzi bwiwe buhita buzamuka direct. Bivuze ngo ni tekinike yakoresheje, ikigo cye yakigiriye icyizere, anagishoramo imari, arakibera umuyobozi, noneho akigurira n'imigabane. Kuvuga ngo kubera ko rero abantu imigabane ya Oracle iri kuzamuka, ubukungu bwe nabwo buri guhita buzamuka cyane. So rero impamvu Oracle iri kugenda igaragara mu nkuru zo muri iyi minsi kuri internet, nuko imigabane ya Oracle yazamutse cyane kubera ibintu bigera muri bibiri bikomeye. Ni ukubera ko cloud na artificial intelligence, abashoramari bemera ko Oracle ishobora gufasha sosiyete nyinshi mu kubika no gukora ku makuru manini azakenerwa na AI kubera bwa bubiko bwayo na database. Ni ukuvuga ko iri guhatana n'abandi bantu bari basanzwe bakomeye ku isoko, barimo nka Amazon, AWS, Microsoft Azure na Google Clouds. So kuvuga competence ya Oracle yageze ku rwego rwo guhangana n'ibyo bigo byari bisanzwe bifite ububiko bunini cyane. So rero ikintu twavuga aha ngaha, kujyanye n'ingaruka nziza cyangwa se imbi byagira ku bijyanye n'ikoranabuhanga n'ubucuruzi, dufashe nk'urugero, kugira ngo AI ikore neza igomba kuba ifite amakuru menshi kandi igakenera seriveri zikomeye kandi zizewe. Rero aha ngaha niho Oracle nk'ikigo izira imbere, kubera ko ifite za database zikomeye, ifite cloud nziza, kandi ubu ngubu iri gukora investment kuko hari n'ibindi bigo nabyo bifite amaseriveri akomeye yatangiye kugura, birimo nka Serena, kugira ngo ikorere mu ishora imari noneho yaguke no mu buvuzi, aho AI izaba ari ingenzi cyane mu gukurikirana no gusesengura amakuru y'abarwayi. Bivuze ngo imari ya Oracle cyangwa se ubukungu bwa Oracle yatangiye no gushora imari muri AI zigenzura ibijyanye n'imivurire n'abarwayi, nk'ikigo nyine yaguze yitwa Klarna, nacyo ubwo nacyo cyabaye a part of Oracle. So rero ntatinze cyane mu gusoza, kuko nanavuze ngo mbibabwireho, kubera ko umuntu ari kugenda agera ahantu. Elon Musk ntago akiri uwa mbere, Larry Ellison avuye he ko atari n'uwa kabiri, ko atari n'uwa gatatu. So ibyo rero nawe nabibonye ndavuga nti reka mbibasobanurire, kubera ko ari mu isi y'ubukungu by'umwihariko n'ikoranabuhanga, munabisobanukire, munagireho byibuze amakuru yisumbuye ku yo mwari musanzwe mufite. Ni ukuvuga ngo wenda turi gusoza, birumvikana ko urutonde rw'abakire rujya ruhinduka, ni ibintu bisanzwe. Ejo hashize byari Elon Musk, ejo bundi byari Bill Gates, uyu munsi rero ni Larry Ellison. Ariko ikintu gikomeye hano si amafaranga gusa, ahubwo ni uko clouds na AI aribyo bizagenzura ahazaza h'ubucuruzi. Ku bintu bimeze ubu ngubu, ni ukuvuga ngo ufite ububiko bunini, ufite amakuru menshi, mu minsi iri imbere niwe uzaba uri kugenzura isoko rwose. So rero wenda nababaza mu bijyanye n'amakuru muri kumva, mu bijyanye n'uburyo mbasobanuriyeho, ese mushobora mwumva Oracle izashobora guca imbere Amazon na za Microsoft mu ruganda rwa AI cyangwa se n'ububiko bukomeye cyane, igendeye wenda kuri iyi muvoma n'uburyo iri kugenda izamuka? Ibyo bintu ni ibintu muri kumva ko bishoboka. So ushobora kumbwira muri comment ikintu cyangwa se igitekerezo ubyumva. So twikomereje rero, cyangwa se turi kugana ku musozo ku byo twabateguriye, ndumva ari ibyo ngibyo. Ni uko nk'uko bisanzwe, umubroka turi gukoresha ni uwitwa HFM. HFM ni umubroka mwiza ushobora gufasha kubitsa no kubikura biri instant ukoresheje mobile money ndetse n'izindi methods zitandukanye, afite za deposit na withdraw. Ugenekereje n'abandi ba broker, ari ku rwego rwiza kandi agira amoko menshi atandukanye y'ama account.
ubu ngubu bafiteho na akawunti nshyashya yitwa supercharged bonus, ufungura wamara kuyifungura ayo udepojeho yose bagahita bayagukubira kabiri. Ariko ubwo bwikube bwa kabiri bagukoreshereza niba ubikije amadolari 100 baguha andi 100 ukayakoresha uri gutradinga. Hari abantu bajya bambaza ngo ese yabikuza ari 200, oya uyakoresha uri gutradinga. So ukeneye gufungura account kuri HFM ushobora kutwandikira tukagufasha. Mbere yo gusoza sinabura kubanza kurangira social media zacu kugira ngo ube wadukurikirana ujye umenya amakuru agiye arambuye cyangwa se ajyanye n'ibyo tugenda tuvugaho by'umwihariko ku bijyanye na global financial market. Social media zacu zose dukoresha JB Forex Online. Kumenya amakuru arambuye byisumbuyeho ushobora gusura website yacu ariyo jbforexonline.com ukamenya byinshi birenzeho. Ibyo bidahagije cyangwa se by'akarusho, dufite group ya Telegram buri gihe tuyipininga muri description kugira ngo abantu bashaka gusobanuza cyangwa se kuganira ibyisumbuyeho duhuriye muri group ya Telegram, aho tuganira byimbaza nkusubize, wandika usubizwa, ikibazo udafite usobanuza. Mbibutsa kandi ko muri JB Forex Online ubu ngubu twabazaniye igisubizo ku bantu bagiraga ikibazo cyo kwiga bitewe n'amasaha cyangwa se bitewe naho baherereye. Dufite GMT itandukanye cyangwa se bitewe n'igihe bavira mu kazi. Ubu muri JB Forex Online dushobora kugukurikirana igihe cyose weho wabonera umwanya wo kwiga. Ubu niwe tubwira igihe cyo kwiga, yaba mu gitondo, yaba nimugoroba saa 10 uvuye mu kazi, saa 11, saa 12, saa 2 z'ijoro, yewe na saa 5 z'ijoro, saa 7 z'ijoro. Ubwo ndi kuvuga ku bantu bo hanze muri za Canada, muri za Belgique, usanga dufite amasaha kuri GMT atandukanye. Ibyo bintu ntibyongere kubabera imbogamizi, twarabikemuye. Ubu ngubu mu gihe ufite ubushake n'ubushobozi bwo kwiga muri JB Forex Online, turagukurikirana igihe cyose weho ubonera umwanya. Get rich or die trying.